guhora utangira ibintu ntubisoze ntabwo ari umwuka w'Imana. Umwuka wo kugira ibintu wumva ugambirira gushaka kugeraho ariko ntubigereho. Umwuka wo guhora ufite wish, umwuka wo guhora uvuga ngo ndifuza cyampa uwamfasha cyampa uyu mwaka bikaza so wazagira atya uwazagera aha. Ese arabihindukiriye arabikubisa agafuni aravuze ngo ibyo ntabwo ari umwuka uva iwanjye. Iyo utanze ikintu uri umwana wanjye ugomba kugisoza. Iyo ugize icyo ugambirira kugeraho ugomba kukibonesha amaso. Umwuka wo guhora avuze ngo umuntu yagira ishyano akakora fondasiyo ariko ntasoze. Yagira ishyano ugasanga hari akantu gato wagerageje kugeraho. Reka mbabwize ukuri, hari ibirenze kuba mu nzu nziza, hari ibirenze gutwara imodoka nziza. Ni hano kubw'intego. Kankwibutse iki kintu, hari umunsi uzava wambuke hakurya urenga uruzi utumbira umwami wawe mu maso. Uzatangazwa nuko atazakubaza umubare w'abana wabyaye. Tangazwa ko Imana itazakubaza umushahara wagize ute. Atangazwa no gusanga bategereje ko umurika icyo wagombaga kuba warakoze kuri iyi si.